Igihugu cya Bhutan izina ryacyo ry'icyubahiro ni Land of the Third Dragon. Iki gihugu giherereye mu misozi miremire ya Himalaya, kirangwa n'imibereho y'abaturage itangaje cyane. Mu gihe ibindi bihugu byose byo ku isi bipimira iterambere mu mafaranga cyangwa se GDP, Bhutan nicyo gihugu cyonyine ku isi gipimira iterambere rishingiye mu byishimo by'abaturage. Ubuzima bwabo bushingiye mu kurengera ibidukikije, umuco ndetse n'imibereho myiza y'ubwonko kuruta gukira. Kunywa no gukoresha itabi birabujijwe rwose muri iki gihugu. Ni kimwe mu bihugu bifite umwuka mwiza cyane ku isi, aho abaturage bacyo babaho igihe kirekire kubera babaho mu buzima butandukanye. Nubwo ari igihugu gito, leta yishyurira abaturage bose ubuvuzi n'uburezi kugera kuri kaminuza, kuko bemera ko umuturage utarize kandi urwaye adashobora kugira ibyishimo. Abaturage bo muri iki gihugu bahatirwa n'amategeko kwambara imyambaro yabo gakondo, jo ku bagabo na kira ku bagore, iyo bagiye mu kazi cyangwa se mu nzego za leta, kugira ngo basigasire umuco wabo utavangiye n'uw'abanyamahanga. Inyubako zabo zubatse mu buryo bwa kera cyangwa se duzong. Amategeko avuga ko inyubako zose nshya zigomba kuza mu isura ya kera cyangwa se traditional architecture. Ntiwemerewe kubaka inzu z'ibirahure gusa nko mu bindi bihugu. Igihugu cya Bhutan gikomeje kuba icyitegererezo ku isi nk'ahantu abantu babayeho mu mahoro, bakunda ibidukikije kandi bishimye cyane, batishatseho ubutunzi bw'ikirenga.